Muraho neza, jye nitwa Ndahirata Janvier, njye mwumvishe ndi gutabaza saba ubuvugizi. Ikiganiro mwumvishije cyaciyeho ni ikiganiro cyaciye kuri Karegeya Omar Pano, nijye umushoramari wavugwaga mu kiriya kiganiro. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo nongere mbanyuriremo mu ncamake urugendo nagenze mu kibazo nagize kugira ngo uruganda rwanjye ruhombe, rufunge imiryango, kandi abaruhombeje bahari, biciye mu cyo nakwita nkaho ari ubutekamutwe cyangwa se ubwambuzi bushukana, ariko bukoreshejwe na bamwe mu bakozi ba Banque Populaire ariyo BPR. Ibyo rero byaciye mu kiganiro cya Karegeya Omar Pano. Nibyo koko niko byagenze, ariko habayemo kutasobanukirwa neza uburyo amafaranga bari abantu uburyo bayariye. Benshi bagiye bavuga yuko gusaba inguzanyo ugatangamo ruswa miliyoni 60 ntabwo ari ibyo. Ntabwo nari umushoramari, kandi sinari umuntu wo kuba naterura miliyoni 60 ngo zihe umuntu ruswa kugira ngo ame inguzanyo, dore ko n'amabanke icyo gihe yarwaniraga umushinga wanjye, kuko umushinga wanjye wari umushinga mwiza. Na n'uyu munsi ni umushinga umuntu wese yareba akawifuza, uhora wifuzwa na buri wese. Ntabwo rero byashobokaga yuko umuntu yaterura miliyoni 60 ngo azihe abantu kubera ruswa, ahubwo habayemo ukwizera abantu gukabije. Nk'abantu twari dukorana bansaba rero ubufasha, baciye kuko ari abayobozi, ari abantu bari basanzwe bahagarariye banki, kandi ari abantu ubona bafatika, aribo bafata n'ibyemezo muri banki. Uko rero kumpendahenda no gushaka uburyo bwo kumenya uko mpagaze, kuko babibonaga konti zanjye barazizi ko zakoraga, uruganda ko rwakoraga. Aho rero niho nahuriye n'ikibazo gikomeye, biba nk'inzira y'umusaraba. Kandi sibye n'ibyo, ntabwo byahereye aho ngaho gusa, ko byahereye 2014 batwara bacisha amafaranga kuri konti yanjye miliyoni 77,500 bayita inguzanyo y'ubwubatsi. Ibyo ni ibintu by'amanyanga nagiye nkorerwa nabo, ariko banyereka ko turi kumwe kugeza aho ibintu bigenze kuriya. Niyo mpamvu ndi kugerageza uburyo bwose fata ikiganiro kirambuye kugira ngo mbagezeho incamake y'ibintu ukuntu byagenze. Ikiganiro muragikurikirana, murakoze kugira ngo abantu basobanukirwe neza uko ibintu byagenze. Rio Package Manufacture Limited RPM ni uruganda ruciriritse rukorera mu karere ka Kayonza, rwavutse mu mwaka wa 2012 muri gahunda nziza ya leta y'u Rwanda yo kwihangira imirimo kugira ngo igihugu cyacu kibashe kuzamura no kugabanya umubare munini w'abashomeri dufite mu gihugu. Ndahirata Janvier, ndi Managing Director w'uruganda RPM Limited, bisobanura ko ari Rio Packaging Manufacture Limited. Yatangiye
intego ya gatatu ni kuzamura ubukungu bw'igihugu n'akarere dutuyemo. Kuri vision cyangwa se intumbero dufite ni ukwagura amasoko tukajya no hanze y'igihugu kugira ngo ibicuruzwa byacu bikomeze kuzana amadovize n'ibindi mu bukungu bw'igihugu. Yatangiye RPM Limited yatangiye ifite abakozi batarenze 3, ariko kugeza ubu ngubu imaze gushiramo abakozi b'urubyiruko, akazi urubyiruko n'abagore ku rwego ubu ngubu tugeze ku bakozi 67 utabariyemo abacuruza ba marketing. Birateganya yuko umwaka utaha izaba ifite abakozi hagati y'ijana n'ijana na 20 bahora bakora buri munsi batunga imiryango yabo. Ikindi RPM mu ntumbero zayo rero irifuza gukora ibigenda made in Rwanda nk'impapuro zituruka hanze zifunirwamo imigati. Intego za RPM muri vision yayo ubu iro irateganya gukora impapuro zavaga hanze ikazikorera no mu ruganda rwa RPM muri Burasirazuba. Ibyo bikaba ari akarusho babandi batumizaga hanze bakajya babirangurira hamwe. Real Packaging Manufacturing Limited ifite amashami i Kigali, ifite ishami ahitwa Rwimiyaga mu Mutara, dufite ishami Ruhengeri abaduhagarariye. Turifuza no kwagura hirya no hino buri intara igire abaduhagarariye nibura kuri masantere yose ashoboka kugira ngo produit yacu ibashe kugera kuri muturarwanda wese. Real Packaging iracyakora mu Rwanda gusa kuko turacyifuza yuko dufatanyije na leta ikadufasha. Turifuza gusohora produit zacu zikajya zigeza Australia n'ahandi mu bihugu byo hanze ko dufite produit nziza kandi zitandukanye cyane rwose. Real Packaging ifashije abanyarwanda ndetse n'igihugu kuko murabizi neza yuko ubutaka bwapfaga umunsi ku wundi kubera ikibazo cy'amasashe. Icyo ni ikibazo kimwe Real Packaging yaje kunganira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kugira ngo ibidukikije bitakomeza kwangirika no gutaka gupfa kugira ngo abahinzi bakomeze guhinga neza. Ikindi cya kabiri ni uko itunze imiryango myinshi y'abanyarwanda. Urumva imiryango 67 itungwa n'akazi ka buri munsi, ako n'akandi karusho. Ikindi ni uko izamura ubukungu bw'akarere, imisoro n'ibindi bijyanye no kwinjiza amafaranga mu ngengo y'imari ya leta. Imbogamizi dufite nk'uruganda Real Packaging, imbogamizi ya mbere ni umuriro. Kuko umuriro uraza ukagenda ugacikagurika ugatwika mu mashini. Iyo ni imbogamizi y'umuriro utari stable utuma abarwiyemezamirimo batabasha kugera ku ntego zacu. Indi mbogamizi ya kabiri ni uko abavanga akazi kacu bakazana ibitemewe mu gihugu. Naguha urugero nka tukapu tw'imyenda twoza mu myenda ntabwo twemewe, ariko usanga ahanini twarandikiye ubuyobozi za minisiteri n'ahandi badusubiza ko bitemewe, ariko biracyakoreshwa rwihishwa mu supermarket, bigatuma imari twashoye basha kugenda neza kubera ariko dufite abantu batuvangira bakavangira na leta. Badusaba rero ko leta yadufasha kugira ngo isheme ingufu babihagarike kugira ngo abakora umurimo wo gukora packaging bakomeze batere imbere kugira ngo bavangire kandi bitabora. Indi mbogamizi twavuga nuko izi gahunda programme ya leta ya small scale industry igamije gufasha abarwiyemezamirimo bato bafite inganda ntoya kugira ngo zibe inganda nini. Murabona iyi ni emballage nziza ikorwa na Real Packaging. Ni n'uruganda rukora rwonyine mu Rwanda rukora iza envelopes office. Nta office n'imwe ya leta cyangwa se mu Rwanda itakoresha envelopes office. Turasaba ko ayo masoko bajya bayaduha bakayaha inganda ntoya kugira ngo bikomeze kuzamuka ku buryo bwihuse. Ikindi ndi mbogamizi uko abanyarwanda ubwacu muri gahunda ya Made in Rwanda yashizweho n'abayobozi b'igihugu biratangira kubahirizwa neza. Ubwacu ntabwo tubanza gukunda iby'iwacu, umva ko ibiturutse hanze ari byiza,
kandi ibyo ntabwo ari byiza twatera imbere tutikunze ubwacu. Faranga asirikire mu gihugu afasha abanyarwanda. Indi mbogamizi nuko ari bituruka hanze nk'izi envelope office n'ibindi biza bifunitse mu masashe atemewe, ariko waba uri imbere mu gihugu ukaba wazamura cost yo kupakinga mu makarito ahenze, nyamara ibituruka hanze bakabyemera bikinjira bifunitse mu masashe. Izo ni imbogamizi mbona zishobora kubangamira iterambere ry'abari gukora inganda ntoya. Inama nagira abakitinya gukora guhanga imirimo nuko igihugu gidafite ubushobozi bwo guha buri muntu wese akazi. Ni byiza guhanga imirimo kugira ngo tuzamuke tugire urugero nka China n'ahandi, kuko iyo ubashije guhanga umurimo ubasha gufasha n'abagenzi bawe. Ariko ushobora gutinya gushora ariko nawe ntugire icyo ubona. Ni byiza rero gutinyuka mu mirimo ugahanga udushya kugira ngo igihugu kizamuke, bigafasha n'abagenzi bacu kugira ngo bave mu kibazo cy'ubushomeri. Ikindi navuga nuko urugero nuko company ya Real Packaging ivuye kuri capital ya miliyoni 50 ubu igeze kuri capital ya miliyari na miliyoni 200 mu myaka gusa bitarenze 4 gusa. Ibyo ni akarusho kugira ngo abantu bose babone urugero rwiza kugira ngo bajye batinyuka bahanga imirimo mishya kugira ngo bizamure igihugu. Inshuti bavandimwe, banyarwandakazi, bayobozi b'igihugu cyacu, bibaye ngombwa ko mfata iyi video nkoresheje telefone bitewe naho ndi, ntabwo bishoboka ko nabona uwamfasha kumfata video nkoresheje kamera isanzwe, kuko igihugu ndimo kirimo imyigaragambyo, ntabwo bitworoheye kuba twasohoka tugende uko twiboneye. Ariko bibaye ngombwa ko mfata iyi video yihutirwa kugira ngo nkosore bimwe mu byatambutse ku kinyamakuru cya Karegeya Pano. Nibyo yankoreye ubuvugizi, yifuje gutambutsa message, ariko nkurikije ikiganiro twaganiriye tuvugana ambaza bitewe na Twitter nari natanze, nkeka yuko ari byo yagiye yibeshamo mu mvugo yagiye akoresha. Niyo mpamvu ngarutse kugira ngo uzakenera ubuhamya, dore ko no mu nyandiko zanjye nari nanditse amagambo atasobanura ibintu byose cyane uko byagenze, kubera yuko uruhande rumwe nari naruhariye inzego z'ubutabera kugira ngo zabikoreho iperereza mbone ko ntarenganurwa. Ariko bibaye ngombwa ko uyu mwanya nkoresha igihe gitoya, kuko ni ubuhamya burebure, kugira ngo mvanemo urujijo ruhari mu magambo yatambutse bavuga yuko nahawe miliyoni 60 mpita nziterura zishira abo bayobozi ba banke kugira ngo mbahe ruswa. Mu kintu nanga mu buzima bwanjye nanga ruswa, sinigeze nanga ruswa mu buzima bwanjye. Nkeka ko ari na bamwe bafunzwe ari mu nzego z'ubutabera, ari umwe ufunze mu rukiko rw'ikirenga azira izo ruswa yagendaga twaka, anatubwira uko uruhande ndi kurega amafaranga bagiye batanga. Abagenzuzi b'inkiko aho bari ku cyicaro gikuru barabizi icyo kibazo, nakoranye nabo mu buryo bwose, nabahaye amakuru ko bishoboka. Kuri RIB muri kese yanjye barabizi, hari abagenzacyaha bahanwe, ariko umwe yanakorewe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha arahanwa, ariko bitewe n'izo ruswa yajya akorana, yashakaga ku ruhande rwanjye abona bidashoboka, bahitamo gukorana n'uruhande ndi kurega kugira ngo babafashe guhisha ibimenyetso no kwangiza dosiye yanjye. Ibyo ni ibintu byabaye, mfitiye ibimenyetso kandi byabaye ku mugaragaro. Ku kibazo rero ku nkuru zatambutse avuga ko nateruye 300 nkabitangamo ruswa, ntabwo ariko byagenze.
ndagira ngo nibutse iyi gahunda y'uru ruganda ni gahunda yari ishigikiwe n'igihugu kandi yaciye muri gahunda y'ihanga umurimo. Muri 2008-2009 gahunda guverinoma y'u Rwanda imaze guca amasashe, nabaye mu ba mbere batekereje icyo bakunganira igihugu kugira ngo ikibazo cy'ibyo bapfunyikamo kigabanuke, ko bamwe bajyaga mu Bushinwa, abandi muri Kenya, ugasanga abantu ntibabasha guhazwa muri emballage. Na n'ubu ndakeka icyo kibazo kiracyahari. Yani mfite projet ndende rero, kuko ni ibintu nari nagiye kwiga, nari nagiye gushaka gukora ubushakashatsi mu Bushinwa, mu bihugu bitandukanye, muri Kenya n'ahandi, nagerageje kwishoramo amafaranga. Ariko nkora ibishoboka byose kugira ngo umushinga wanjye uve mu nzozi ube impamo, kugira ngo ntazasebya igihugu cyari cyangiriye icyizere. Isibye inkunga ya BDF yo kuba twahabwa garanti ituma ubasha kujya muri banke bakaguha inguzanyo, nta yindi nkunga nimwe habe n'igiceri cy'atanu nahawe mu gushigikirwa ngo wenda bibe ari ibyo bintu byatumye nongeranya umushinga ugende neza. Niyo mpamvu rero iyi banke indambagiza inkura muri beka, nari nyizi muri 2009 imikorere yayo mibi, aho umuntu yafataga agatabo akagaha umuntu umwe wari ufite akabari aho za Kayonza, bakamubwira ati nutagaha uriya muntu aguhe ubashe kubona inguzanyo agufashe mu bintu bya muvuma n'ibindi nta nguzanyo uzabona. Ibyo ndabihamya, nize gutanga agatabo kanjye mu nguzanyo miliyoni enye bari bakuyeho 1,200,000. Abantu batuye Kayonza barabizi ibyo bintu byarabaye, bamwe batejwe cya mu ntara n'ibindi. Imikorere mibi rero, ndi gupresenta umushinga wanjye sinigeze mpitamo kujya muri banki ya BPR kuko yari ifite iyo ngeso. Banyumve neza, nafashe rero naje kujya muri beka, aribo bandambagije 2003 banyumvisha yuko aribo basige bafite imikorere myiza, abakoraga ibyo barirukanywe, ibintu nk'ibyo ndabikora, funguramo konte ndabihorera. 2013 nari kumwe n'uwo mufatanyabikorwa umuvandimwe wari washoyemo imigabane ya 60%. Ariko igiteye inkeke nuko 2014 basabye yuko bagura umwenda muke wari usigaye muri beka bakanyegukana burundu. Narabyemeye, bangurira imashini imwe, nkomande y'amafaranga njye mu Bushinwa nzana imashini imwe, bona mfite indi mashini ikora impapuro z'imigati, numva ndi kwaguka. Byabaye ngombwa rero ko mfata amafaranga yabo, inguzanyo ya mbere, ndi kubaka, ndi gukora ibishoboka. 2014 bigeze 2014 urumva amafaranga bayamaye mu kwa gatanu. Mu 2014 tariki 29 na tariki 30 bankoreye ikintu bita ubufindo, bajya kuri konte yanjye mu kwezi kwa 10 banyuzaho 1,77,440 bayakoresha mu buryo bwabo. Ayo mafaranga ansiga mu birarane n'ibihombo n'inyungu zabyo, na nubo atigeze arangira kuri konte. Kubera iki? Babikoze mu buryo babesha yuko bamaye inguzanyo, ko nabasabye inguzanyo y'ubwubatsi. Sinigeze mbandikira ibaruwa cyangwa umushinga cyangwa iki. Nagiye nkomeza kubabaza, bakambwira ati ayo mafaranga ati tuzakubwira tuzabikemura kugeza uyu munsi. Niyo babibaje mu rukiko babinyura hejuru bakavuga ko habayemo kwibesha ngo ni transaction za banki, nyamara jewe byansigiye ibihombo bikomeye kandi ayo mafaranga nibo bayariye. Iryo ni kosa rikomeye rya mbere nakorewe. Ikosa rya kabiri, bigeze muri 2010 nyuma yaho baje kumbeshabesha, barambwira ati rero urabona ko nta bikoresho by'ibanze ufite, ntaki, reka tuguhe 100,000 ube wagerageza kugura ibikoresho by'ibanze. Naguze bamaye iyo nguzanyo y'amafaranga y'inyungu n'ibirarane n'ibiki byose byese bigenda bivanamo ya mafaranga aba makeya. Ariko kubera imbaraga n'inzozi zanjye nashaka kugeraho, narakoze ndakora, babona movement zibaye nyinshi kuri konte, amafaranga ari menshi, ndakora ibishoboka byose.
amakontenere y'impapuro araza n'ibindi bikoresho, barongera baranyegera ubwabo barambwira ati twamenye yuko ushaka kwaguka, abaturage bari kugusakuriza, twaguha inguzanyo wifuza ukaba wakwaguka uko bikwiye. Narabyemeye, ndavuga mfite koko ikibazo cy'umuturanyi uri gusakuriza ngo uruganda ruramusakuriza, akarere karahageze, amafoto y'abame arahari n'abandi bayobozi, ndifuza ko namwimura nkakora nkubaka, kuko nari maze kugura indi parcelle ku ruhande rwanjye, mbura parcelle imwe kugira ngo ngere ku muhanda mbone aho amakamyo azajya aparika. Abo bagabo abayobozi ba Kayonza bazanye abayobozi babo twari tugirana imikoranire, bampa icyo bita briefing y'ibyo nzagenderaho. Bambwira ngo ushaka amafaranga financement ntitudusinya ku nguzanyo, tuzaziguha, tuzadukorana neza, ariko condition ya mbere ufite undi munyamigabane kandi uvuga ko yiga mu Buhinde. Cya mbere no kubanza gushaka ko umusezerano mugatandukana, hanyuma twebwe tukagera gute tukaguha inguzanyo bitazajya bikugombera undi mwishingizi, tukamenya ko tukorana ubwacu. Narababwiye ati mashini hafi ya zose nibo baziguze, isibye mwe mashini mwanguriye. Ibikoresho bimwe by'ibanze natangira no kubaka hano ndi kubaka, nibo bagiye babimfashamo. None biragenda gute? Uyu muntu ko ari umuvandimwe turatandukana gute? Barambwiye uzamuga umuganirize nibikunda tuzarebe ko tugufasha. Condition ya kabiri yari yo gufata kugaragaza uruhare rwanjye nibura 50% y'inguzanyo, amafaranga natanze avance ku bikoresho, izo expropriation ndi gukora, ubwishu natanze, inyubako natangiye kubaka, ibyo byose narababwiye ati ibyo si ikibazo ndi gukora, mfite amafaranga nabitangiza nta kibazo muri yo bwihuse. Ubwo twari mu kwa mbere muri 2015 nahise nkora negociation n'umuvandimwe muvana mu Buhinde, musaba yuko yaza akankorera inyandiko tugatandukana, nkamuha bimwe mu bikoresho nko nari nabisezeranyeho nabo bakozi ba Banque Populaire. Ibyo bikoresho narabifashe ndabimwegurira, tujya imbere noteri, tusesa amasezerano, mubwira yuko tunumvikana yuko uruganda rwanjye rwitwaga Rio Packaging Manufacture Limited n'amaravanamo imigabane ruzeta ruhinduka Rio Packaging Industry Limited. Ibyo byarakozwe bavandimwe, byarakozwe, maze kwirukana mu minyamigabane, izo nyandiko zirahari, hari maze kuba nta mashini mfite icyo gihe ntangiye kuzikodesha, ariko nawe gushaka process yo kuzijyana ahandi hantu. Biba ngombwa rero ko amafaranga nagombaga guhabwa nari nabasabye 350,000 bamfashije gutegura umushinga ku cyicaro cya Kayonza. Nandika ibaruwa nayanditse tariki 19 ukwezi kwa 5 2015. Maze gukora ibyo byose no kuvanwamo kuwo munyamigabane, naranditse ibaruwa Kayonza branche yarayisinyeho bamenyesha yuko ibyo nabasezeranyije byatunganye. Mu byukuri iyo nzira y'umusaraba yatangiriye aho ngaho. Nanjye maze gutanga amavance mu Bushinwa ku mamashini, ku bikoresho by'ibanze, ndiho ndagura ibikoresho by'ubwubatsi, nareje gukora expropriation, ibyo bintu byose nabikoze. Mamagara aba bagabo basana n'undi muzungu witwa Mark de Jong wari urimo, bambwira yuko singomba kugira ikibazo, barabikora uko bigomba gukorwa. Ariko nsubiye inyuma gatoya, muri condition ya gatatu nahawe n'aba bagabo bambwiraga ko bafite ibibazo bitandukanye. Aya magambo twayaganiriye kwa Rujugiro ku kabari, aho bakoza akabari ari Gikondo, twahuye inshuro ebyiri. Ndetse umwe muri aba yari yazanye n'umudamu we, arambwira ati Janvier, mfite umudamu wanjye buri mwaka abyarira muri Amerika. Kuba abyarira muri Amerika n'uyu mwaka afite inda, uramubona aratwite. Maze iminsi ndi kubaka etage yanjye, mfite indi mishinga nari mazemo iminsi yantwaye amafaranga, uramfasha iki? Tukeneye 1,60,000. Mugenzi we n'uyu musara cyari mu kazi, we yambwiraga ko afite ibibazo, imishinga yo korora inkoko imugeze kuri, inkoko ze ziri gupfa. None
naramuka avuye mu kazi nta kindi kintu azakora, akeneye kuba yakora ibintu by'ubworozi n'ubuhinzi. Ayo mafaranga bakeneye nuko nabafasha nkabatiza ayo mafaranga bakayakoresha mu mishinga yabo bakazayansubiza, kuko n'ubundi bari kumfasha kugira ngo mbashe kubona izo nguzanyo. Ntabwo nigeze nurura amafaranga nyabahe ruswa, oya. Bamaze kunsaba ayo mafaranga nakusanyije ibishoboka mu mafaranga nari mfite, mbatiza nk'abantu bari bababaye kandi banyereka ko dusanzwe dufitanye imikoranire. Narabikoze, ndabikora, ndayabaha, banyemerera ko bazayampa. Icyo bamakaniye bambwira ati turabayobozi ba banki, ni turamuka tugukoreye inyandiko byatuma twirukanwa mu kazi. Nta wundi muntu ugomba kumenya ibi bintu, kuko twebwe tuzagusubiza amafaranga yawe. Amafaranga yanjye narayabahaye, ndayakusanya ndayabaha. Ikibazo cyaje kubamo yanguzanyo mu mwanya, kuko jewe nari nkomeje mu ubwubatsi bwageze igihe burahagarara, ntangiye kubereka yuko y'amafaranga nyakeneye. Niba inguzanyo itihuse, amafaranga amwe narashoye mu Bushinwa, andi narashoye mu bindi bikorwa, biraza kuba ikibazo cyuko ntabasha kuba nakomeza imishinga yanjye, dore yuko imikorere yanjye iri kugenda icumbagira. Barambwiye ati ntugire ikibazo, turagufasha, reka tukore ibyihutirwa turebe amafaranga twaba tuguhaye. Ibaruwa yasabaga 350,000 yari maze kugenda ku rwego rwa branche Kayonza na Rwamagana, yari maze kuba approved. Iyo nyandiko irahari. Bigeze tariki 23 mu kwezi kwa gatandatu banyandikira icyo bita notification letter imenyesha yuko nabaye mpawe 60,000,000. Iyo notification barayimaye, ndababaza kuki nabaje umuyobozi umwe, ndamubaza nabaje kubaza kuri branch kuki mubaye 60,000,000. Umuyobozi wa branch arambwira ati babaye baguhaye ayo ngayo kugira ngo ibikorwa byo bidahagarara. Mamagara wa muyobozi arambwira ati humura, ni twebwe twabikoze kugira ngo nituramo tugoye 60,000,000, 290,000 zihute, kuko 350,000 iyo inguzanyo irenze 300,000 hari igihe biba ngombwa ko bibanza koherezwa muri board. Byagutinza rero twashatse kugufasha mu buryo bwihuse, imishinga bitahagarara, tube tugoye 60,000 hasigare 290,000. Nazo mu nama itaha tuzaprovinga tuziguhe. Numva n'abantu beza bari kumfasha, nta kibazo. Ndabaza se amafaranga yanjye bizagenda gute? Barambwira ati niyo mpamvu twashatse kwihutisha ngo ubonye ayo wabaye udutije, kugira ngo natwe tube twisuganya tuza gusubiza amafaranga yawe mu gihe ibikorwa byo bidahagaze. Numva n'abantu beza, ibyo ntacyo bitwaye, nk'abantu basanzwe bakora n'abandi, gufashanya si ikibazo ibyo. Aho rero mu ibaruwa yanjye niyo mpamvu nanditsemo ngo nakorewe ubwambuzi bushukana. Ntabwo iyo aza kuba ruswa nari kubinginga ngo ati rero tukanegosa kuri iyo ruswa. Ntabwo 300,000 kameme nk'umucuruzi nari gufata 300,000 yatangiye ruswa ya 60,000. Ntabwo byumvikana. Aho niyo nshaka kugira ngo nkosore iyo mvugo y'umunyamakuru yavuze ngo bakemara kuma 60,000 nese nyatura yose ndayabashira n'ibindi. Ntabwo ari uko byagenze. Ibyo niko byagenze. Aba bagabo tukomeza korana gutyo, ariko kubera ko bari bafite akamokano k'ubwoba ko kumva ko nindamuka komeza kuremererwa nzabisakuza bikamenyekana, bakomezaga kuba hafi yanjye. Twahuriraga kuri za Demana Hotel, naho nahereye uwo mugabo mugenzi w'amafaranga ashira timu yoga ngo bajye kugabana ibibazo byabo. Ntabwo bakomeje kumfata nk'amata y'abashitsi. Inama yose yaberaga muri banki ya BPR, minati yose yasohokaga barayimaga. Izo minati ndazifite. Byageze mu kwezi kwa 9 nandika ibaruwa ibibutsa tariki 11 nabandikiye mbibutsa, ndabibutsa inguzanyo yanjye ya 290,000 yasigaye kugira ngo ibikorwa byanjye bikomeze, kuko ndi kugwa mu gihombo. Iyo baruwa irahari. Bigeze mu kwa 10 cyangwa se mu kwa 9 matariki mu kwa 10, uwitwa branch manager
cyangwa se commercial office yanditse icyo bita call report, abohereza abayobozi be, arababwira ati nyamuneka uyu mukiriya namusuye, imishinga iri guhagarara, mu gihe mutamuhaye amafaranga, mwamuhaye miliyoni 60 gusa, mu gihe mutamuhaye ayo amafaranga yandi asigaye miliyoni 190 ari mu bitabo byacu bya banki, uyu muntu azahomba, banki ihombe, hanyuma ubwishu bubure. Iyo nyandiko ndayifite, nanjye yarayimenyesheje kuri email. Ariko ikintu kibabaje nuko ibyo byose bagenda babyirengagiza, ahubwo bakampamagara tukahura, bakambwira ko babirimo tariki 30 giye ubwanjye nonge mu kwezi kwa cyenda nanditse kuri email, kuko ubufaranga bwose nabonaga nasigaye mbohereza mu Bushinwa kugira ngo ndebe ko ibintu byanjye bitazahomberayo, kuko Umushinwa aramaze kumbwira ko igihe gito nikirenga twasezeranye ibi bintu byanjye sinzongera kubibaza. Iyo baruwa nayishikirije banki, nabo babahaye kopi. Uwo muyobozi umwe muri abo bayobozi aransubije arambwira ati tariki 2 z'ukwezi kwa 10 turazana n'abandi bayobozi ba banki baza kugusura. Baraje barareba imishinga, uwo muzungu arababwira ati ntibishoboka kuba mwadindiza imishinga imeze gutya ifitiye inyungu rubanda, uyu muntu kuki mutama amafaranga. Baribuzabuza aho ngaho, barambwira se ari andi mafaranga kere ko twakongera, navuga mume nayo mwanyemereye. Baragiye rero ayo mafaranga baraprocesinga inguzanyo miliyoni 290 bayigaho tariki 8 z'ukwezi kwa 10. Minati ndayifite, credit committee Minati ndayifite, nibo banyihamagari bayimarwihishwa. Ubundi credit committee Minati ni inama ishinzwe ni inama yiga ku nguzanyo ifata ibyemezo kuba wemerewe cyangwa uhakaniwe, iba ari inama iri interne. Iyo kopi barayimpaye, barambwira ati wabibonye ko inguzanyo yawe twayizeho, ahubwo barayisubika kugira ngo ubanze ukorerwe icyo bita etat financier, cyangwa se bank etat financier bayita ndaza kubyibuka, ni nk'ike ni baruramari. Ibyo barabikoze mu kwezi kwa 10, barabikora. Bamaze kubikora, nyuma yaho baza kwemeza ko inguzanyo yemerwa. Bandika muri credit committee Minati ko nasabye amafaranga 350 ndayemerewe, bashamo na za miliyoni 60, byose biba miliyoni 350. Icyo gipapuro ndi kubishyuza buri gihe cyose mbabwira ati noneho niba mutakibishoboye munsubiza amafaranga yanjye. Bari baramaye condition bambwira ngo ntugomba kutwandikira message, turabayobozi bakuru ba banki, nitukene turagenzurwa umunsi ku wundi, ahubwo nutukenera ujye dusaba umwanya uze tubonane cyangwa tuse kuri banki tuvugane. Nabishyuzaga amafaranga yanjye, nibura babe bayansubije ndebe ko icyo nakora. Barambwira ati rega niyo mpamvu twihutishije hariya, byakomeje gutinda tujya mu nkiko. Ndashaka ngere kuri point ituma rero njya mu nkiko. Je nyuma ubwanjye yo kubonana na Excellence muri Convention Center tariki 5 z'ukwezi kwa 12 2015, maze kumutekerereza ibibazo nahuye nabyo nuko umushinga wanjye uri guhomba, n'intumbero mfite yo gutangira gukora raw materials. Nari namaze kuvugana n'Abashinwa ko nyuma yo kurangiza uwo mwaka maze kubona ibikoresho nkeneye, ari machine bari kunkorera yo gutangira gukora recycling paper, recycled paper, cyangwa se gufata bya bipapuro by'amadeshe bivuye mu zindi nganda, nanjye nabaga mfite byinshi, tukabikora. Iyo machine agomba kugikora toni 50 nibura buri munsi. Uwo mushinga nawo nari maze kuwubwiraho His Excellence, mubwira ati nindamukanya kubangira ubuntu, bitewe n'abantu b'amabanki bamombeje barampemukira, umushinga wanjye barawudindiza, nyamara wari umushinga ufite intumbero nziza yo gufasha Abanyarwanda. Uratanga akazi, ni umushinga wunguka, umushinga ufite icyo wari umariye igihugu. Ariko aba bagabo bo muri banki bampemukiye kugeza uyu munsi, baransiragiza. His Excellence ubwe yarababaye, byamukoze ku mutima. Yabwiye Honorable Francis Gatari wakora yari umuyobozi wa RDB, abwira na Kasamagera wa PSF, arababwira ati mwebwe nimwe mushinzwe iterambere ry'igihugu, nimwe mushinzwe abacuruzi.
uyu muntu aracyari mutoya, nari mfite imyaka hafi 35 2016. Uyu muntu afite intumbero nziza kandi urabona ko afite ubwenge. Uyu muntu akwiye gushigikirwa. Arambaza inkunga nkeneye, ndayimubwira. Arambwira ati iyo nkunga ndayikwemereye, amamashini n'ibikoresho byo ukeneye. Nari nasabye nuko nazafashwa kwagura nkabona ku muhanda, ikibazo kiri ku muhanda ku buryo na kamyo zajya zibona aho ziparika, kuko zaparikaga abaturage bagasakuza, zabaga ari nyinshi zipakurura. Arababwira ati iki kibazo ndagikeneye ko gikemuka mu maguru masha, abo bantu mukurikirane aho yagize ikibazo kandi muzamenye icyatumye abo bantu bakora ibyo bintu, hanyuma muzakore raporo mumenyesha ko ikibazo cy'uyu muntu cyarangiye. Arananyibwira, arambwira ati nibiramuka bitakemutse uzagaruka umbwire. Mwese murabizi iyo umuntu yavuye kwa excellence kumugaruka imbere ntabwo biba byoroshe, kubera ko iyo nama yari yahuje abacuruzi n'amabanki yararimo. Aba rero bagiti mu jisho biketse amababa batangira kungira inshuti. Nibuka mvuye mu nama yabereye muri convention center nanone yo kwitanga kugira ngo dushigikire umukandida wacu Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mvuye kwitanga, meya wa Kayonza Murenzi, niba yumva iyo audio nawe yambere umuhamya, yambajije aho ndi ngo aze anshimira nkore mu ntoki kuko ntabakojeje isoni nk'umushoramari mutoya uri muri Kayonza nagerageje kwitanga uko bikwiye. Yaje ansanga, ndamubwira ndi kuri champion, arabona ndi kumwe nabo. Yansanganye nabo bagabo kuri champion, hotel champion iri Remera kuri stade, hafi ya stade. Asanga ngo turi kumwe, bansengere, turi kumwe turaganira, bari kunyinginga uriya mugenzi wo twaye amafaranga kugira ngo yo kuyasanga mugenzi we, ari kunyinginga ambwira ati bahuye n'ikigeragezo, bahuye n'ibibazo, banki rero irazamo abandi bashoramari, ntabwo borohewe, bariho baravugurura ibintu, ntabwo bari kubona uburyo babona amafaranga. None mbihanganire kugira ngo babashe kugira gute, babashe kubona uko bazanyishura. Ariko anyizeza yuko bagiye kumfasha uburyo bwose nabona amafaranga. Bambajije ibyo naganira n'umukuru w'igihugu, ntabwo nabibabwiye. Nababwiye icyo yanyemereye ko azampa inkunga, uruganda rugakomeza gusa. Meya wa Kayonza yansanze ndi kumwe n'abo bantu kuri champion. Ibyo ni igihamya ndi gutanga ku byagiye biba. Mbonye bikomeje gukomera, mbonye ko bikomeje kuba kuriya, nakomeje gukoresha uburyo bwose gusaba abasupply amadeni y'ibikoresho, nkacuruza nkabaha buhoro buhoro ibintu nk'ibyo. Ya ligne de credit bari barampaye, konti yageze iri block. Nandika mbasaba yuko bamfasha biranga. Ngana RDB imfasha kumuza na Banque Populaire, imuza n'abayobozi, ariko bandi bamyamukiye ntabwo bigeze baza mu mishikirano, bohererezaga abandi. Baramuje bababwira uyu muntu ntabwo business igomba guhagarara, mugomba kumufasha, ari n'inkunga ituruka muri Fonerwa, nyakubahwa Minister Biruta yari yasinye ibaruwa irahari, iyo baruwa ansabira nibura nabona garanti inkunga y'ibihumbi 325 by'idolari kugira ngo umushinga wo guhagarara, kuko ni umushinga wari ufite impact nini mu guteza imbere no mu gufasha kurengera ibidukikije. Iyo nkunga rero Green Fund yari ihari. Nakoze ibishoboka byose kumvikana na BPR, bo ahubwo bakajya bancenga bakina. RDB maze kunanirwa, nta kindi kintu bari gukora. Fonerwa, umuyobozi wa Fonerwa wenyine nawe ndamushimira, hamwe na Dr. Honorable Minister Dr. Vincent Biruta, bakoze ibishoboka gukoresha imbaraga zose kugira ngo bamfashe, kuko nawe yaransuye asura uruganda rwanjye, mutekerereza ibibazo nabuye nabyo, bemera kumfasha. Minister Kanimba yansuye inshuro nyinshi, amafoto arahari basura uruganda. Ubwo yigeze no guhamagara na BDF avuga ati uyu muntu ntakwiye guhomba, twakoze ibishoboka byose, uyu muntu
nta yindi nkunga yabonye imushyigikira, nta yandi mafaranga yigeze abona isibye kumubera ingwate gusa muri banki zaramutenguje. Mwemere mushoremo imigabane ariko kugira ngo uru ruganda ruzahombe kandi rufite intumbero nziza. Nibura mujye kuri management mukora ibishoboka, muyikomeze mwishore banki, tukurikirane ikibazo cye. Ntacyo atakoze Kanimba. Yahamagaye umuyobozi wa BDF isubiza yuko bitewe n'ibibazo mufitanye na banki nta kuntu baba bakwinjiramo. Nicyo gisubizo batanze. Icyo gihe nyakubahwa Vincent Biruta amaze kwandika ibaruwa, Fonero irabikurikirana, Fonero itangira kudiringa na Banque Populaire, ariko Banque Populaire iranangira kubera abantu bavugaga ati uyu muntu amaherezo aza tunarika atwishyuza amafaranga yiwe twariye, noneho tugaragare tujye kukarura. Wa mugabo nashikirije amafaranga na mugenzi we, umwe muri bo yagiye arademisiona, yabonye ko bizamubera ikimwaro, arademisiona abanza gukora muri Lekigo biramunanira, ajya muri banke ya Beka ku cyicaro gikuru, yarafite n'umwanya mwiza w'ubuyobozi, ariko ingeso ziranga ziramunanira, n'ubundi arya amafaranga. Niyo makuru mfite, n'ubundi ndakeka yari ya First Lady bari barageneye ngo abadamu, niko numvishe, ariko kugeza uyu munsi arafunzwe, ari mageragere niba atarafungurwa kuko hashize imyaka myinshi. Wa wundi wasigaye muri banke maze kubashoboka kujya mu manza, yewe nahise mfata umwanzuro na 2018 mbona ko banke yanze garanti hawe na leta yababwiye ati iyi ni green fund, ntabwo tuzemera ko Rio Packaging Industry ihomba kubera ibibazo byagiye biba, ahubwo tuzabashigikira. Iyo leta irahari, n'urwandiko rusinye rwa miliyoni 300 rurahari, rusinywe na Fonero. Banque Populaire babayobozi babimenye ko nazanye fund ngo tukomeze dukorane, barabifunga barabyanga, ahubwo banegeka gushaka kwanza umushoramari banyoherereje b'Abahindi. Nabo ibyo bankoreye ni indi story ndende. Nibo bakodesheje izo mashini zo muvandimwe, nkomeza gukorana nabo, mbaye ikibanza barubaka, ndananditseho umubyeyi wanjye barakirya, amazu yanjye wari Kayonza nari narubatse, nibo bagurije, bo bariye, bamfatiranye muri iyo situation, bananyirukana, gutyo ndasohoka kubera depression nagiriye mu ibi bintu. Nari ngeze ku mushinga ufite value ya miliyari 1,400,000, barawuhombya kugeza aho ngera nta kintu mfite nasigaranye. Ntangira kujya mu manza 2018 baburanaga bemera, abavoka ba BPR bemeraga ko nibyo koko nabasabye 350,000, bamaho 60,000, wende bagenda bama make. Ayo make ntibigeze bagaragaza aho bayanyujije. Tusaba umu expert uzajya ku verify kugaragaza ayo mafaranga bayanyujije. Umu expert ahageze bamuhaye ruswa, bamuha amafaranga azagenda agakorompa umucamanza wamushizeho, hanyuma dosiye yanjye ikaburizwamo. Barangije bahimba inyandiko wone mu nkiko z'ubucuruzi, nabaregaga ibihombo baneje, kuko twabaraga igihombo tukurikije inyungu bwabo bagaragaje mu ryabaruramari bikoreye ubwabo, amafaranga agomba kwinjiza buri mwaka. Barangije bafata uwo mu expert bamuha ruswa, bamukorera izindi nyandiko. Bande bazimukore ni ya timu yampemukiye iri kwanga kugira ngo izagwe mu kimwaro, banirukanwe mu kazi cyangwa se babiryozwe. Bafashe za nyandiko barazihimba, bavuga yuko inguzanyo 60 ntawe ihuriye na 350,000, ahubwo ko jewe nasabye 362 n'ibihumbi 362 n'amafaranga 20. Bamerezaho 60 ngo ayandi ndayahakanirwa. Ni inguzanyo ebyiri zitandukanye z'urukwazo. Ndababaza nyagwa mucamanza, ubusabe bw'iyo nguzanyo bampimbira buri ko mbona n'inyandiko bazanye ari inyandiko zanditse ukuntu
zidafite imyandikire imwe, zidahuye, zihuje itariki imwe y'inguzanyo na nimero y'inguzanyo, ese baba barize inguzanyo ebyiri ya $350,000 biga n'iya $362,000 $662 n'amafaranga 20 umunsi umwe ziba approved umunsi umwe. Barambwiye ati umucamanza yabinyuze hejuru, ngaragaza kamwe mu kandiko nari mfite, nari nibiwemo n'umuntu w'umukozi wari ushinzwe mu by'inguzanyo utavugaga rumwe nabo, arakanyereka urabona uruswa bari gukoresha bahaye umuntu amafaranga menshi ngo anakunanize wowe wishyura amafaranga urukiko rutigeze rutegeka, none akagakopi ndakaguhaye kugira ngo wowe nugere imbere y'umucamanza uzakamwereke abone akarengane uri kurengana. Nagaragaje ndi kunyomoza uwo mu expert ako kandiko, ako gafotokopi k'iyo nyandiko k'iyo inyemeza bwishyu batanze kuri uwo mu expert, anambwira byose ibyo amanama bari barimo, ibyo bamwumvishije bamusezeranije bazamuha. Nkimara kwereka umucamanza, uwo mucamanza yaragafasha agasha muri file anyuki nabi. Aho mu rubanza uwo mu expert yasohotse atishuje amafaranga twari twasezeranye, kugeza n'amagingo uyu munsi ntiyigeze anyishyuza ayo mafaranga kuko yaguye mu kimwaro agwa mu kantu ahita asohoka. Tusaba gushyiraho undi mu expert wa kabiri agaragaza ukuri ko aba bantu yandikiye BPR ngo mu makuru nyayo inshuro enye ntibigeze bamuha amakuru, bibaye ngombwa ko akora raporo ashingiye ku byo yapfuye kubona. Urubanza bararuca, banyereka yuko nakuri mfite, ko BPR nta gihombo yateje kandi ifite uburenganzira bwayo. Ni nako byagenze mu rukiko rukuru. Umucamanza waciye urubanza, ubu buhamya buri kuriya muntu wafunzwe, aho yatubwiye yuko umwavoka wanjye yaguzwe n'uruhande rwa BPR bamuha $15,000,000 kugira ngo ansindishe mu rubanza. Nimubona imyanzuro yabaye mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi, umwavoka nta kintu yavuze. Yaje mu gitondo yasinze, yasindiye mu kabari, yari kumwe n'umucamanza, bavuga ko yari kumwe n'umucamanza bagomba gucura urubanza rwacu. Barasindana, baganira, bacura umugambi. Bageze mu rukiko batwereka fente igaragaza yuko bari guhangana nkaho batari kuvugana neza, ariko umwavoka wanjye nta kintu bamubaje, nta kindi kintu yavuze. Bavuze ko imyanzuro imeze neza ariyo bazasuzuma, none iki wakongeraho ati mwakosora izina ry'uyu mukiriya wanjye naryo niyarivuga uko riri, baho hari Ndayirata ngo mwanditseho mushimire, nzamushimira, none mushireho mushimire, ibintu nk'ibyo simbizi, n'andi magambo yashizeho. Ikindi yasharati ngo $60,000 nazo twasabye muzarebe demande. Ibyo birarangira, urubanza bararupfundikira. Ariko agiye kuca urubanza nawe umutima namuranga, agerageza kurwana nabyo, ariko ashiramo ko urubanza ko BPR yakoze amakosa, nibwo yakoze amakosa yo kunsiragiza n'ibiki byose, ariko birangira yanzuye ko nta cyaha nta kosa bihari, ashingiye ku nyandiko bamuhaye. Nawe avuga yuko ari amafaranga $60,000 adafite aho ahuriye na $350,000 nasabye, ahubwo ava kuri $362,000. Ni nako byakomeje muri rukiko rw'ikirenga. Tuhageze muri court of appeal, nibwo twahuye n'uwo wundi nawe atubwiza ukuri, ariko biciye ku muntu w'inshuti yanjye nawe wari ufite urubanza. Arambwira ati mfite umuntu tukinana umupira akora ku rukiko, banza ari umukona nawe, wowe uzaze nkuze nawe agende atureberere ikibazo kiri kuba, ko ndumva ibintu byawe biteye agahinda, uroragurwa impande zose, tubigenze gute? Umugabo duteze amatwi yaza n'uwo mushuti wenyine w'umwanaliste, bamwe bigira abacamanza amadose, nibo bica bagakiza. Story ni ndende, ni watubwiye izo story zose BPR biri gukora, bavuga ko banabagezeho, bagezwe bafite ukuntu babahaye amafaranga, ariko we yemeye kuzadufasha kudukurikiranira mu zindi manza z'inshinjabyaha. Ye nari narafashe za nyandiko mpimbano muri 2020 tariki 15 mu kwezi kwa mbere nzishikiriza RIB.
urumva ko uwo muntu nawe yashizwe namo ibintu by'amaruswa menshi by'amaruswa n'amafaranga yariye ku ruhande rwa BPR yivugiraga ubwiwe. Abagenzuzi b'inkiko barabizi, iyo dosiye barayikoze. Nagiye muri RIB ariya mu Kiyovu gutanga ubuhamya, kuko ngewe sinshaka kwemera kureberera ruswa, sinyikunda, kuko nzi yuko ruswa iri mu bintu bimwe bimunga igihugu. Ni igihugu ndimo uyu munsi nkeka yuko ari byo bibazo bihari, nibwo ari igihugu gifite ubutunzi, gifite ubukungu bwinshi, ariko nicyo kibazo gihari, abanyagihugu batabona ibyo bagomba kubona. Kubera iki? Ruswa yarahamunzwe. Biragoye rero kuba nashigikira ruswa mu gihe bimunga igihugu, kandi bikanafasha bigatuma abandi batabasha kubaho uko bigomba kubaho. Abanzi baranzi, nawe nigeze mputaza, nakoze ibyo bishoboka. Abakozi b'uruganda uyu munsi baranyanyagira hirya no hino. Kubera iki? Akazi kabahembaga, kabagaburiraga, nafataga neza abakozi, nkabagaburira, nkabatunga, nkagira gute, nkabaha ubumenyi, dore ko ibyo byose najyaga kubyiga, akaba ari igihe bigisha uburyo bakoresha izo mashini n'ibindi. Habayemo igihombo gikomeye. Dosiye nayo maze kuyigeza muri RIB ngaragaza inyandiko mpimbano, naho nahahuriye n'ikibazo nk'icyo. Inyandiko irahari, abagenzacyaha bahawe dosiye yanjye, umwe yakoranaga n'umuyobozi we wundi. BPR yaje kubinjira, abo bakozi baje kubinjira ko babonye ko ibintu bibaye seriye, kuko nta mpamvu n'imwe umuntu ashobora gusaba inguzanyo akayemererwa cyangwa akayimwa. Ariko namwe mutekereze, ni igiki cyatumaga iyi nguzanyo itabasha ni igiki cyatumye iyi nguzanyo ko nashobora kuba nahabwa iyo nguzanyo cyangwa se nkayimwa? Nibyo wenda bikagaragara ko bampemukiye, ariko bitagiye mu nshinjabyaha. Ni igiki cyatumaga aba bakozi b'iyi banki, niba nta cyabirukanzaga, nta cyaha bikomangaga ku mutima, cyatumye bajya guhimba izindi nyandiko zihakana ko miliyoni 60 ikomoka ku busabe bw'inguzanyo ya miliyoni 350? Ni igiki? Mubitekereze. Niyo umuntu utize amategeko, icyo kintu yagitekerezeho. Ni igiki cyatumye aba bakozi ba BPR bihererana uriya mu expert bagahimba indi nyandiko ihunga isano riri hagati ya ziriya miliyoni 60 zatanzwe na miliyoni 350, ahubwo bagahimba ko ari indi nguzanyo kwayo, badafitiye ibaruwa, badafitiye umushinga, ahubwo bageze imbere y'ubushinjacyaha n'ubutabera bakabesha yuko habayemo kwibesha. Niyo wibesha, wababwira ati none muzane ibyo mwibe, ibyo Janvier yaba yaribeshe muri uwo mushinga, muzane uwo mushinga muwutwereke uri original, turebe n'imibare muri gutanga niba bihura. Nabyo bikabura kugera uyu munsi. Hako niko karengane nahuye nako. Story yanjye ni ndende, inyandiko zirahari. Kwimwa rero ubutabera nta handi byaciye. Ni naho uyu munyamakuru wenda ashobora kuba yarabyumvishije ukundi kuntu. Nimwe butabera kubera ruswa zigenda zikoreshwa n'iyi banke, kubera indishi ndegera muri izi manza. Barareba indishi za miliyari 3 na miliyoni 100, bakabona yuko ari kimwaro kuri iyi banke. Umucamanza yagera kuri iyi dosiye akavuga ati wo kugira ngo uyu muntu mu butabera ngaragaze yuko yatsinze, aba banaza baryoza aya mafaranga, reka nemere gukora negociation n'iyi banke, hanyuma jewe ndunyure hejuru uko bigomba kuba. Aka nta karengane rero gakomeye. Icyo ndeba none hajewe ntabwo ari indishi z'akababaro. Ibintu nibishakwa banyakubahwa abayobozi, ibintu nibishakwa. Icyo ndeba jewe ndareba ikibazo cy'ubutabera, ndenganurwe. Ubutabera ni burebe ayo mafaranga, iyo mibare baje guhimbira muri RIB. Bari kureba inyandiko mpimbano, barahimbahimba ibindi bintu, bahimbahimbye imibare, sinzi n'izindi bita memo bavuga ngo bagendeyeho. Abatanga buhamya baje kuvuga muri RIB, bagafata amakuru yabo, abo ba RIB bagafata amakuru yabo bakayaha abo bantu ba BPR, bakaza bakabigisha uburyo bakora izindi nyandiko ngo zisa,
ngo zitagaragara ko ari impimbano bakazisinya kuko abakozi baracyahari bakazisinyaho, bigatandukana n'ibyo batanze mu rukiko rw'ubucuruzi, bigatandukana n'ibyo batanze mu rukiko Court of Appeal, bigatandukana n'ibyo batanze muri RIB. Ikiyongeraho bakongeraho imibare bahimbye. Wareba imibare yose bagiye batanga muri RIB no mu bushinjacyaha ugasanga harimo ikinyuranyo. Twasaba umushinga bagendeyeho bakabyita ko habayemo kwibesha. Uko kwibesha rero kwatumye bahimba inyandiko mpimbano n'ibindi, nicyo kintu cyatumye nsiragira kugira uyu munsi. Namwe murebe kuva urugendo rwa 2014 kugera 2018 njya mu manza, maze imyaka 2 nibwo mbonye imbaraga zo kugerageza kuvuga ibintu. Nagiye mbivuga, abo baminisitiri bose banyuze mu ruganda rwanjye, nta numwe ntabwiraga ikibazo mfite kindemereye. Bwa mbere nasuwe na minisita, ubu ngubu yari minisitiri w'abakozi ba leta icyo gihe, agenda ashishikariza abantu kubaha imbaraga muri kora wigire. Yasuye uruganda rwanjye, amafoto arahari. Ubu asigaye ari minisitiri muri office presidence, muri ofisi ya nyakubahwa perezida wa repubulika, yitwa Uwizeye Judith. Niba yumva iki kiganiro nawe azabona ko nkwiye kurenganurwa. Ari kumwe n'abayobozi b'akarere nababwiye ikibazo mfite. Mwe mu bayobozi ba banke badukorera amanyanga kugezaho imishinga ihomba kandi tukwiye gushyigikirwa. Nasuwe na minisita Kanimba inshuro zigeze muri 3 ngo enye. Asura uruganda rwanjye arukurikirana, arabizi ikibazo naragiye nkimugezaho. Nasuwe n'abadepite, komisiyo y'ubukungu n'abandi bashinzwe imibereho myiza. Ikibazo cyanjye barakizi, bamwe bagiye banantakambira, tukajyana ku muvunyi na deposit inyandiko, tujya mu bushinjacyaha tugisha inama. Ndabashimira abagiye bose bamfasha kumvisha ikibazo cyanjye, ndabashimira. Nasuwe na Vincent Munyeshaka, nawe yari umuyobozi muri Minaloc, nyuma aza kuba minisitiri wa Minicom. Nawe yaransuye inshuro 2 niba atari 3, kugeza aho n'umuyobozi wa BDF. Nawe ubwiwe yababazwaga n'ikibazo cyanjye nagiye mpura nacyo. Impamvu ndi gutondagura aba bayobozi bose bagiye bansura, bamwe ndagenda nanabihorera wenda, no kugira ngo mubone ko hari igihe umuntu atakamba akavuga, ahubwo ikibazo kikazaba uwe kuko yakomeje gusakuza. Nyamara mu gihe yatakambaga arira abugeragaza akarengane n'ibindi, nta numwe afashe iyo responsibility avuga ati uyu muntu reka ngende. Urumva harimo inzego z'ubutabera, harimo abagenzi b'inkiko, harimo abaminisita. Ni ikintu cyoroshye cyane kuba wahamagara umuntu ushinzwe inkiko ukamubwira ati ikibazo cy'uyu muntu gikurikiranwe kugeza kirangiye. Ariko ntabwo watererana ibintu biri mu manza, tuzaba tubikurikira kugeza aho umuntu arangiye burundu, arwaye depression, abaye nk'umusazi. Ntacyo ukemuye nyakubahwa umuyobozi. Ubuyobozi bwiza ni bufatirana umuturage amazi atararenga inkombe. Sinabura gushimira abayobozi bamwe na bamwe bagiye bankomeza bakamfasha. Ndashimira umuyobozi wa RIB, Afande Jano. Ndashimira undi muyobozi wa RIB nanone, umuyobozi mu bagenzacyaha witwa Michel. Ntacyo batakoze. N'abandi bayobozi ntacyo batakoze. Bamaze kumenya ko uyu mugenzacyaha ari kunsaba ruswa, aho yambwiraga yuko abo ndi kurega iki kibazo kirakomeye kizafungamo abantu bamwe. None abo ndi kurega batakambye, bari gukorana n'umuyobozi wiwe witwa Uwera Jose, bakorana nawe kuko umudamu witwa Christina Mukamurindwa. Ndabivuze kugira ngo komeza gutsindatsinda kuko n'ubundi iyo case yarakozwe iranaba, inyandiko irahari yashyikirijwe n'ubushinjacyaha.
uwo muyobozi arambwira ati bari kunyura ku muyobozi wanjye kandi niwe untegeka ibyo nkora, niwe utanga raporo yawe rero ntabwo tuzayitanga, tuzashingura dosiye kuko ndabona bagutangatanze. None urama miliyoni ebyiri ntabwo nazimuhaye. Namubwiye ati ntabwo nayabona, tujya kuri miliyoni imwe, ndamubwira imwe n'igice, reka da, miliyoni imwe reka da, 500,000 reka da. Arambwira ati screen ya telefone yanjye yaramenetse, ugomba kuyinkoreshereza ariko bitarenze kuri Saint Valentin mu kwa kabiri. Haburaga iminsi mike uza guhamba 500,000. Naricaye mu rugo kandi umudamu ndamubwira rero umutima wanjye nabwo uri kunyemerera gutanga ruswa y'amafaranga, ahubwo ibi bintu byarorera. Nuko dosiye yanjye bayishe barayirangiza, ariko giye nkusanya ibimenyetso. Uyu muribu yageze nagiye cyo kunsaba amafaranga yo kumwishurira amazi we, amana nimero ya momo, amafaranga ya ruswa aho nzayanyuza igice cya mbere. Mwese maze kubifata mbishikiriza abayobozi. Iki kiganiro afande Jano nakibona, arabona ko ndi kuvuga ukuri, niko byagenze. Dosiye yanjye bagiye kwishingura, byabaye kubera ko yibwemo ibimenyetso, byabaye ngombwa ko afande Jano bafata uyu muntu, ndakeka baramufunza iminsi bamukorera dosiye. Aba byenzacyaha babiri numva ko baje kwimurirwa ku Gitega, ariko dosiye yakorewe umwe. Nakomeje rero kuhura n'izi saga, urumva guhura nabo ufungishije umwe, twasanga umwe muri famille cyangwa umugabo yaraguhamagaye ati ubwo busabusa bwawe bwatumye ufungisha umuntu, ibi nagiye mbibwira inzego za RIB, ati uzatubona ibintu nk'ibyo. Izo ni depression ziyongera ku zindi depression. Nahura nabo bavoka ba BPR baburanira aba bantu, bakambwira utava inyuma y'uru rubanza uzasiga gatwe, bibabigwe baje no kunumaho n'umwavoka wanjye uri kumburanira muri iki gihe. Izi depression zose nibi bibazo, dosi nakozwe n'aba inspector bari bugu ngo yoherezwe mu bushinjacyaha, yagezeyo imaze kugerayo umushinjacyaha nawe n'ubundi bamugeraho ashaka gukora bya bindi. Ndashimira inspector Marius, nagiye gutakambira mwereka ibibazo ndi guhura nabyo, yemera guhamagara kuri TGI Nyamirambo, abategeka ko bakurikirana dosiye yanjye kandi bakashiramo ibimenyetso bishasha, bagatuma n'abatangabuhamya. Aba batangabuhamya baje gushakirwa uburyo bwose, buri munashakirwa icyaha kimwirukana. Uwashatse kuma amakuru wese kubagiye bakora kuri iyi dosiye yanjye yarirukanywe. Aba bakozi ba branch Kayonza barirukanywe, uwo mukozi wo kwicaro gikuru yarirukanywe. Kandi ikikwereka ko birukanywe amafuti nuko bafashe aya mafaranga bagiye kurega banki yabo mu rukiko, barayitsinda, bahabwa imperekeza z'amafaranga n'indishyi z'akababaro zitari makeya. Uyu munsi ngeka ko bari mu byabo, bari gukora ibyabo. Aba bemeye kuza gutanga ubuhamya mu rukiko, ariko kubera ko umushinjacyaha nawe yari yabaye korompi, urubanza rwanjye niyagiye kuruburana, we yicaye ku ruhande aruha umuntu waje yasinze. Ibi nabihamya ba metre banje bari bahari, niba ari na kamera ziri mu rukiko zabigaragaza. Ururimi ntabwo rwavaga mu kanwa. Ananirwa gusoma dosiye yanjye, ananirwa gusobanura dosiye yanjye. Twebwe nk'abantu bari kunganira ubushinjacyaha ku ruhande rw'indishi, ntabwo bemeye ko abavoka banje baburana. Bavuze biri mu myanzuro birahagije. Abavoka nka babiri cyangwa batatu nari nazanye, havuzemo umwe nanjye ngiye kuvuga, navuze amagambo make atatumye yumvikana. Uyu mushinjacyaha w'umudamu yikiniraga mu gihe urubanza ruri kuba, yakirana amarenga anakina n'aba bantu ndi kurega. Ni ibintu bibabaje cyane, bifite agahinda. Ntabwo rero navuga ibintu byinshi, ni story ndende, inyandiko zirahari, bazarebe ikiri gutuma mu nkiko z'ubucuruzi naregeraga ibihombo natejwe n'aba bantu. Nta nubwo navuzemo ibintu byinshi, nibi byose sinigeze mbivugamo cyane, kuko nari narabaye nk'umuntu wagize depression nini, ku buryo nibyanyemereraga nageraga mu rukiko mva uburakari n'umujinya byo binzamutse gusa, no gusobanura bikananira. Niyo mpamvu byageraga igihe mva depression yakomeje kuba, kugeza aho byangizeho ingaruka ari ku muryango. Umufasha wanjye ararwara stroke,
kubera icyo kibazo, kubera gutekereza cyane kuri ibyo bintu, ibintu byanjye byose byagiye bigenda gutyo. Nafite imodoka zizenguruka igihugu zitanga emballage n'ibindi, ntabwo umunsi bigikora, ibintu byose byabaye down. Amafaranga menshi nagendaga mbona make yagendaga ashira muri izo manza. Nahisemo rero ndavuga hano hantu ngiye guturika umutima, kuko nasigaye ndwara za tension n'ibindi, mitamo gufata inzira yo kuba naba mvuye mu gihugu. Ntabwo nahunze ubutabera, ntabwo nahunze ibyaha, nta byaha nashinjwaga kuko nabivuze muri ya baruwa. Nta nubwo byari na ngombwa uyu munsi kuba natakamba noherereza amabaruwa, kuko inzego zose nagiye nziha amabaruwa, ubushinjacyaha bukuru, ubuvunyi nabwandika inshuro zingahe, ubugenzuzi bw'inkiko buranzi. Nari nsigaye mba muri ya nyubako ikoreramo urukiko rw'ikirenga, nkaho ariwo mu rugo, ariwo nsigaye mba ngenda mbereka byose. Ariko nabo ndabashimira kuko hari abo bafashe muri iyo case, ariko mbasaba yuko izi dosiye bazikurikirana. Ikindi rero kibabaje rero kuri ibyo byose, aba bantu mu rwego rwo kungendagendaho bariho barashaka uburyo bwose bihutisha imanza ngo bateze cyamunara ibintu byanjye, izi manza z'inshinjabyaha zitararangira. Ndetse bongeye guhimba expertise, barayihimba, bagenda urukiko rw'ubucuruzi rwarategetse, mfite kopi de jugement, rwategetse yuko iyi migabane twahaye uyu muvandimwe yarafitemo, kuko hari inyandiko za RDB zirahari mbere yuko ninjira no muri BPR, inyandiko zo kwa noteri zirahari mbere ko izo nguzanyo zifatwa. BPR na hano izo ngwate zandikishijwe muri RDB, izo z'imashini zahawe uwo muvandimwe biciye mu bwumvikane na BPR. Uyu munsi BPR acinywa, bamenye ko ntahari, bakora ibyo bashatse, bafata umuhesha w'inkiko, baca inyuma, bajya gukorana bariya bahinde banyirukanye mu byanjye, bajya kugira gute, bajya gufatira izo mashini, bitwaza expertise y'igicupuri. Bakoresheje amafoto ndi mu Bushinwa muri 2012 2013. Iyo album ndayifite hano, ikozwe mu buryo bw'igitabo. Iyo foto barayikoresha muri expertise ndi mu mashini y'Abashinwa mu kindi gihugu. Bakoresheje amafoto abakozi b'uruganda ba BPR baje kunsura, bari ku mamashini, turi ku mamashini, n'amafoto ya kera 2014 na 2015. Uwo mu expert muri expertise bavuga yuko ngo yayikoze tariki 25 z'ukwezi kwa 12 kuri Noel. Ibintu bitigeze bibaho na rimwe, uruganda rwari rufunze, kandi uruhusha rwe ni rwa 2016 kugera 2016. Inguzanyo maze kugira ibyo twumvikana muri RDB, bo bantetse umutwe aba bayobozi ba banki, barambwira ati noneho inguzanyo urabona ko imaze kujyamo ibirarane n'ibibazo, igiye muri classe itari nziza, turagwaye amafaranga ariko turayahuriza hamwe muri kontra byo gusinya, hanyuma duhuze inguzanyo. Nasinye kontra y'inguzanyo nzi yuko ngiye guhabwa amafaranga yo guhuza inguzanyo, inguzanyo kundi benshi yasha kubera amategeko ya BP ya BNR. Amafaranga sinayabonye, bashatse korosha kwerekana Fonero ko bari kumfasha, y'amafaranga Fonero yamagani bayampaye, nibemeye ko tu processing dossier. RDB yafashaga kumuza no kugira ngo ibibazo bikemuke, uruganda rukomeze rukore, bayikinga icyo kintu mu maso. Maze gusinya iyo kontra, basinyamo imyenda 6 ngo nahawe na BPR. Nabisinye nihuta, banzanira tujye kwa noteri, gira vuba, urabona vuba nejo bundi konte yafungurwa, hanyuma ugakomeza gukora imishinga yawe. Narabikoze, ariko nta kintu nta kimwe byamariye, ahubwo bafashe zanguzanyo bagiye bamaze abaringa batigeze bama, kandi ibaruwa mfite igaragaza inguzanyo zabo ndayifite yose, barayihuza. Uyu munsi inguzanyo bagiye bazikuba bazigejeje hafi muri miliyoni 900
ayo mafaranga ntigeze fata na rimwe, ayo nafashe arazwi kandi ubwabo bazi ko bakoze raporo bavuga ko umuntu atabona aya mafaranga ibintu bye bikava mu Bushinwa n'ahandi, ntabwo banki izabona ubwishu nawe ntazabona ubwishu. Ibyo byose abacamanza bakabyirengagiza. Ikiruta byose, ikinagaragaza intege nke ziri bamwe mu bacamanza bashaka gusebya kwangiza isura y'igihugu, bakirengagiza kuri izo nyandiko zakozwe mu kubaza kureba iyo mibare yagiye ihimbwahimbwa n'izo nyandiko zagiye zikorwa, impamvu yabateye gukora izo nyandiko. Ntibakore iyo analyse yo kumenya kuki aba bantu bahunga, ko ari ubusabe bw'uyu muntu, hakaba ari umushinga, hakaba arimo inyandiko zose bajye bakorana, hakaba arimo correspondance z'aya mafaranga, correspondance zigaragaza uburyo uyu mushinga wizweho, harimo plan de remboursement igaragaza amafaranga 350 miliyoni nzayishyura, harimo ibyo bintu byose. Izo nyandiko zose ko zihari kandi nagendaga nzihabwa n'abakozi ba BPR ubwabo banga ko nzasakuza ibi bintu, babima ubwabo. Uyu munsi niki kibatera guhunga iby'ukuri bagahimbahimba ibindi bintu kugira ngo babashe kubona ikibarengera, hanyuma jyewe nkomeze mbe victime, nzasare njye numva ko igihugu nta kintu cyamfashije, nzasare numve ko abayobozi nta kintu bamfashije mu gihe bari guhunga ukuri. Ntabwo rero icyo nkoreye iyi video ari gusaba indishyi z'akababaro, nibashaka bazazihorere, ayo mamiliyoni bazayihorere. Ndabizi leta yacu izakora ubusesenguzi, bazansubiza mu byanjye nzabikoreramo, kandi nibitakorwa Imana yo mu ijuru izandengera. Ariko sinakwicaranga mparabike igihugu cyamaye ayo mahirwe yo gukora ako kazi, cyamaye amahirwe yo kumfasha kugaragaza ibikorwa byanjye. Ntabwo najya guharabika igihugu cyangwa abayobozi b'igihugu, ntabwo najya kubaharabika, ntabwo nabivuga. Anyway, abazakenera information zirenze izo ngizo, ubuhamya, inyandiko, urwo rubanza rw'ishinjabyaha rumaze ubu imyaka 2 baranze kuruha itariki. Bwa mbere njya kuburana nasabye itariki barayinyima. Uwo muntu ufunzwe niwe wenyine niwe wambwiye reka tukwereke twebwe ko tuba dufite ubushobozi hano, twebwe abantu dukora mu nkiko, kuno twumvirana, reka mbikwereke. Umunyamategeko wanjye yari yaragerageje, je nyine ubwanjye narigereye kuri perezida w'urukiko rwa TG ya Nyarugenge Adolphe, naramutakambiye mubwira ati aba bantu bari kwihutisha imanza z'ubucuruzi zindi kugira ngo bari imitungo yanjye kubera ko bari guhunga ibi byaha, ndakwinginze ume ubutabera, fasha mbone nimero yo kuburaniraho ya vuba, tariki ya vuba. Yarambwiye ntibishoboka, ntabwo bishoboka, arababishinzwe ibyo kandi tubanza kureba ibyo abafungwa n'ibindi byose. Ariko uwo muntu ufunzwe uyu munsi wafunzwe urukiko rw'ikirenga, wenyine yahamagaye uwa Adolphe, ahamagara n'undi ushinzwe kwandika iby'imanza. Icyo cyumweru twese tuburana. Ibi bikwereka powerful iri hagati y'aba bantu mu nkiko bangiza, bamwe muri bo bangiza ubutabera bw'u Rwanda. Mpamye ko iki kibazo mfite uyu munsi hari n'abandi bagifite. Iyo u Rwanda rutakaje abashoramari 10-20, abanyamahanga baruzamo ko bo bakora bagatwara iwabo. Njye nakoranye nabo Bahinde, ndabizi ibyo bakora, ndabizi ibyo bakora. Jewe bamaye target yo gukora kwinjiza miliyoni 250 mu kwezi, nagizaga miliyoni 280 mu kwezi incuruza envelope ngo tuzagabana inyungu, ariko birangira bantekenitse.
nta musoro w'ayo mafaranga watangagwa. Bashobora kuba bakunyuza miliyari cyangwa miliyari ebyiri bagasora miliyoni 3-2 zingahe. Amafaranga yose bayajyana iwabo. Nta gahunda nimwe baba bafite yo kubaka igihugu mu buryo bufatika, ariko umunyarwanda yagerageza kubaka igihugu cye kandi akakishimamo. Mumbabarire kubera ikibazo cy'umubabaro mwinshi, depression, hangayika, ndatekereza ibi kuba ntahabwa ubutabera ngo mfashwe nibura ibintu byanjye birangire. Niyo mpamvu nafashe uyu mwanya wo gushakira His Excellence kuri space ya Twitter. Ni n'ubwa mbere njyewe sinzi gukoresha Twitter, bwa mbere nkoresheje Twitter. Nakomeje kugisha inama, ndabaza ni gute umuntu yabona His Excellence, kuko nanditse ibaruwa nyandikira His Excellence no yakiriwe n'umuntu witwa Kayitare, ndakeka nibwo nabibonye kuri reception bamaye, nkeka ko itamugezeho kuko ni umuntu ufite inshingano nyinshi cyane. Nta nubwo tuba dukwiye kuba ikintu cyose gikomye twiyambaza Perezida wa Repubulika, kuko igihugu kiyobowe n'abayobozi batandukanye, harimo Minisitiri w'Ubutabera, harimo abamwungirije, harimo abavugizi b'inkiko, harimo General Inspector n'abandi baba bakwiye gufasha abaturage babo kugira ngo bitaragera kuri urwego. Icyo nsaba rero, ndasaba ntakamba, nimero zanjye zirahari, n'igihugu ndimo ntabwo ari igihugu ku buryo ndamutse nkenewe mu gihe ari uburyo ntaza gusobanura ibibazo byanjye. Inyandiko zirahari. Ndatakambira inzego z'ubutabera, ndatakambira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumfasha. Amateka yanjye ni maremare, kumfasha nkabona ubutabera gusa. Byashoboka nkafashwa n'igihugu, nkasubira mu mirimo yanjye, nkubaka igihugu cyanjye nkishimiye, nkakora ibyateza imbere igihugu. Imishinga mfite ni myinshi, ibitekerezo mfite ni byinshi byafasha igihugu. Ibyo nibyo nsaba gusa. Aba bakoze aya makosa bakurikiranwe, barebe impamvu bari guhunga ukuri guhari, bakakuvangavanga, bakavangamo imibare ntigeze mbaha, bakavangavangamo ibindi. Nyamara uko umuntu asaba inguzanyo ari procedure bigenga, na bank policy yabo irabigaragaza. Ntabwo watangira kubesha ngo ni imibare ibi nibi, hanyuma se ibisigaye nibi warangiza ukavuga ati ni uburenganzira bwa banke n'ibiki umucamanza akabyorosa. Uburyo ntabwo bishoboka. Ndatakambye rero banyakubahwa abayobozi, Perezida w'igihugu cyacu, nanagusaba imbabazi, nsaba imbabazi buri munyarwanda wese waba wumvishije nabi kiriya kiganiro cyatambutse bigatuma amfata uko ntari, usabye imbabazi. Iyi video ni ndende, ishobora kuza mu byiciro, ariko mfashe umwanya wo gukoresha telefone kubera ko nta bundi buryo mfite bwo kuba nabona uburyo nakora ikiganiro. Uzakenera ikiganiro cyanjye, mfite nimero iri kuri WhatsApp, agateranyo 250 788 30 2204, agateranyo 250 788 30 2204. Mfite na nimero yo hanze, agateranyo 258 85 64 29 005. Murakoze, ndabashimiye.